zakozwe n'intumwa n'16 bari kuri 25 ndasoma gahoro gahoro Yego. kuko nyine nijoro biba umuntu atari kubona neza niyo kwatsa amatara, ariko reka dusome muzakozwe n'intumwa 16 no 25 n'ishaka ngiri kuri 28 cyangwa se aho ngarukira nta kibazo. Aravuga ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu n'imbohe zikingutse agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura Pawulo na Sila bavuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi, twese turi hano. Amena. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ihabwa icubahiro. Yego. Iri ni ijambo ry'Imana ryiza twumvise muri iki gitondo ca none, ritubwira hejuru y'amasengesho. Yego. Pawulo uyu ni wa wundi wari Sawuli arahinduka, Imana iramuhindura. Pawulo mu busanzwe yakundaga Imana, yakoreraga Imana, niko yibwiraga ko akorera Imana akica abera b'Imana. Kandi Pawulo yari umuntu ukomeye, yari umuntu w'insuzugurwa, yari umuntu wari warize, wavutse mu nzu ikomeye, ndetse iryo zina rya Sawuli ni izina ry'abami. Bivuga ko yari umwana w'umwami, izo ari zo zose yari umuntu ukomeye, yari umuntu ugayitse na bukeya. Kubera ishaka ry'Imana yagiraga no kubera ubutwari yakoraga, ariyo mpamvu Imana yabonye ko n'ubundi nimuhindukiza azayikorera bifatika kandi azumvirwa n'abantu benshi. Imana ishimwe. Amen. Arakora akabwira ubwoko bw'Imana nabi, akababwira nabi mu buryo bushobotse, akanga ko bavuga ibindi bintu, akagira ngo ariko arakora neza. Murabizi histoire siyo ngiye gutindamo. Yego. Noneho ngo bagiye mu mudugudu na Sila bari kugendagenda, ngo basangaho umukobwa uhereye haruguru, basangaho umukobwa wari ufite bashebuja umumaro. Yego. Yari nyiragira nyine akaragura, abantu bakazana ifeza bakaza kumutegera, akababwira ibintu n'ibindi, agaheza bashebuja inyungu, mbese bamugira ibikoresho, bamugira ubucuruzi bwabo. Ngo bamaze gukora ivyo bintu bakishima bakamukunda kuko yabakoreraga, akabazana inyungu. Ikintu cyose kuguhesha inyungu uzugiciraho umutima, ukagikunda, ukacitaho, ukakireba, ukifata neza. Mu yandi magambo yari nk'imari yabo, yari umuntu ubakorera, akabakorera, akabazanira ivyiza. Noneho Pawulo na Sila bahageze, ababonye dayimoni murimo imuvugiramo, barasakuza cane. Aho nahereye haruguru nimuhasoma muraza kuhabona. Iravuga ati abangaba ni abakozi b'Uwiteka, abangaba ni uku bameze, ni uku bameze. Ngo aravuga cane, arasakuza. Ngo ashakuje abantu baramucecekesha ati muvemo, ubona ko ari dayimoni hayivuga. Baravuga ngo dayimoni muvemo. Dayimoni muvamo, umuntu arakira bamuzima. Imana ishimwe. Amen. Abantu boshima Imana bariya bene nyiri inyungu baravuga ati yaradufitiye inyungu, baraduhombeje, batubujije imari, batugiriye nabi. Baragenda baje kurega abo bagabo. Baravuga ati abangaba bagandishije abantu, bazabuza abantu kumvira amategeko yacu, baguye abantu barabaguye. Murabizi ko ibintu by'Imana buri gihe mbabwiye ko biba bigoye. Hari benshi batabavyumva, benshi baravuze aho kuvuga ati umuntu yararwaye none arakize, bari bazi ko ari umuntu ubagiriye akamaro gusa, barango bareba ati bareba ibindi bintu.
baragenda ngo baje kwereka ati mubagirire nabi, babahindura ibinyoma bidashobora kuvugwa. Yego. ngo bageze imbere y'abatanzi ba bantu barategeka ati mumufate mugende mumutemuzi rimbuke kandi mubanze mubakubite cyane ngo mubababaze. Barabafata ngo barabakubita barababaza batamuzi rimbuke. Babwira umurinzi atugende ubarinde. Rero ngo abyumvishije gutyo abashira mu nzu yo hagati aho badashobora kuva vuba kugira ngo basohoke bagende. Nabo mutakindi bakoze ndetse ngo bashize n'amaguru yabo hagati ngo y'imbago barabayaboha bayashira hagati y'imbago. Imana tubabarire. Kubera ko bakijije umuntu ibundi babona ko ukumukiza babona ko inyungu zabo zihomze, inyungu zabo zibuze aho zose kandi kuzibonera. Bene data muri no minsi dufite abantu bari muri kurera inyungu bakaba bokora bakagira uwundi muntu nabi kubera inyungu. Inyungu z'umubiri ibifatika bigenda bikazashira bireje undi muntu mukaga wenda agatindamwo turebe wa mahoro yara ababaye turebe hageze akorera inyungu zawe. Yego. Buri gihe umuntu yirezeho ntabwo bisa bigenda neza. Wamaze kubashira mu zimbo batayemo hagati bamaze kubata hagati mu zimbo ngo mu gishuku cyanyuma ngo barasenga Imana ishimwe. Amen. Ngo barasenga imiryango irakinguka iminyururu iracika igishucu cyarabaye cyinshi cyuhora ibintu zose Imana ishimwe. Amen. Tiyabohote gusa Paulo na Sila bagine ngo bahoke gusa abandi bose barahongo ngo barabohotse. Yego. Iyo umuntu yasenze ntabwo ikibazo cyo kizakemuka ari cyonyine hazakemuka ari cyundi muntu wasengeye Imana ishimwe. Amen. Bose ngo barabohotse mwumva uwo munezero wewe wari wicaye urafunze ubundi bari gusenga ufite bwihebe uravuze ati birarangiye ndafunze wenda harabazi zukuri hari abatari bazi zukuri ariko n'aba bandi bose imyero yabo ngo rafungutse Imana ishimwe. Amen. Imaze gufunguka ijambo rikomeye umurinzi arishura abura imiryango yose yarangaye nta kindi yazaraza ku naje ndapfuye narinze nabi sinakoze izo bategetse kandi bambwiye ngo bashire mu hagati none nagize nabi ejo bashize muri yanzu ikomeye ni ukuvuga ngo rwaje rwarangiye wazana inkota yiwe Imana ishimwe. Amen. Azanye inkota ngo reka yice Paulo na Sila ngo barambwira ati butugire nabi turi hano Imana ishimwe. Amen. Amasengesho meza azamuhora atazateranye. Iyo abandi bantu barazatereka twigendera ubwo tugize Imana tukamuhuka nawe asigara bimenya turere dusize n'imbere haguye ibiyamureba reka tuvemo ariko ngo barambwira ati umve imiryango yarabuhutse ntabwo bahise biruka ngo bashike bagende bagumyaho. Baravuga ati mukozi nawe reka kwigirira nabi turi hano wigenda mugere kuri wikwigirira nabi wikwiyica wikwibora turahari. Iyo jambo ryaratangaje nase nyumva ndatangaye. Bamaze ngo kuvuga gutyo n'ubwo yo waratangaye aravuga ati sinzi nakora ni gute nakora kuvuga ngo naje ngire kizo mbaraga cyangwa se naje ngire nkiyoneza mu yandi magambo. Baramubwira ati wizere Imana ukizwe nabo mu rugo rwawe Imana ishimwe. Amen. Kuzo muvuga butumwa ariko ndavuga hano hantu h'amasengesho meza. Amasengesho ari mu kuri amasengesho ari mu mwuka azasanga ibintu bikomeye bikomeye akabigira ibyoroshe. Yego. Ariko amasengesho ari mu kuba y'abantu batari bose simvuze ngo ni bose Imana yumvira mu ijuru abantu bamwe badasenga mu kuri no mu mwuka amasengesho yabo yasengwa imanza zikaba ibibazo bikaba abantu bagatandukana mu muryango ibintu bigakomera ugasanga ibintu zabaye ibindi. Cyangwa umuntu yavuga ngo umunyamasengesho akagira undi mutima atarasanga batavukanye akagenda abandi bantu ruhunge ngo niko Imana yamubwiye akikura mu bantu akigira ukuntu mukavamo ukuntu mwamugira. Twese muzamubibona ayo ni amasengesho mabi ni amasengesho y'ubuyobe ariko amasengesho nyakuri azadukura mu bwoba akaduheza urukundo rwinshi kandi rwuzuye. Akunda abantu bose Paulo na Sila bakunze iyi mbohe bayitaho bayiheza umwanya baravuga ati turi hano wigira ico witwara Imana ishimwe. Amen. Tutumira gusenga amasengesho yo guhuza abantu yo kutugira umwe amasengesho yo kubaka Imana ishimwe. Amen. Nta masengesho yo gutanya abantu nta masengesho agira urugabane amasengesho azagenda ahuza amasengesho kubaka amasengesho gatera umunezero ugasanga abantu bose barubaka isi Imana ishimwe. Amen.
na Yesu ubwiwe ntiyazi umunyabyaha nubwo wasenga ukabona umunyabyaha yego nubwo wamubona mugaruza urukundo umwiyegereze ntiyazamenya ko usenga nyakuri. amen mwebwe wa mugore wakoze icyaha baramuzana ati mumwice yakoze icyaha uyu mugore yakoze ibintu bibi. we yanditse hasi gusa akazavuga icyaha cya buri wese yego ngo yunamuke yasanze bose bagiye ati utarakora icyaha ntamutera ibuye utaragira ikintu yakora bose kubera ko yavuze ijambo ry'ukuri ijambo rifatika bose baragiye. aravuga ati mugore we genda ntukongere gukora icyaha ukundi Imana ishimwe. amen ntabwo umunyeshuri ufatire kuri umwaza umubwire ngo ushiriweho iteka imbabazi z'Imana zirahari Imana ishimwe. amen mwakiriza amaboko y'urukundo umubwire ati mwene data waguye mu cyaha ariko Imana irahari Imana iragukunda uracafite umwanya uracagirirwa neza. ariko ntabwo umunyeshuri nimba waramubonye azahunga uciriye hirya ku ruhande azamenya neza gute ko yari neza y'Imana azayimenya gute Imana itubabarire. amen tuba tubwira Imana ngo duheze amasengesho nyakuri amasengesho yubaka amasengesho ari mu bumwe amasengesho agira neza akaduhuza mu nzu y'Imana Imana ishimwe. amen amen ngo abakuru baratumye ngo babantu mubasohore mu bashiri hanze. wa murinzi aravuga ati bavuze ngo mugende hanze mubohorwe mugende. Pawulo ngo aravuga ati se badukubitiye mu bantu badufunga ku manywa izuba riva none baje kudukorera mu ibanga baze babikore abantu bose babireba Imana ishimwe. amen amasengesho ntaza yihisha bene da amasengesho ntaza asengwa ngo Imana nigira ikintu yavuze baze bakigira ibanga bagiceceke kivuge ukibwira abana b'Imana imitima yabo igubwe neza. yego ari ijambo ry'Imana rivuga ngo muvuge iby'urusa imitima. ijambo ry'Imana rivuze ni ukururusa imitima. ijambo ry'Imana rivuze ni ukuruhura aho ryageze imitima iziruhuka Imana ishimwe. amen kuko Imana ni uburuhukiro bwacu Imana ni agakiza kacu Imana ni igihome kidukingira biriya byose zadusitaje biriya byatwaraje ariya magambo yabaye menshi iriya mitima ihagaze ijambo ry'Imana ryaza ikayururusa Imana ishimwe. amen amasengesho ni amavuta azasiga imitima yacu ikoroha ikaganduka ikamererwa neza. twige gusenga mu kuri no mu mwuka twige gusengera mu rukundo dukunde bene data. iyo umuntu yasenze aza akunda abandi akumva urukundo niyo mpano ikomeye kurusha ibindi bintu byose Imana ishimwe. amen ugisenga ukazumva urwango muri wowe uba utaragera ahantu na hato na hatoya. yego Yesu yagiraga urukundo rwinshi. Yesu yangiraga n'abadakwiriye gusangira abanyabyaha abantu be bakivuvuta bakavuga ati uku ni gute agiye gusangira n'abari ariko we kubera urukundo yagiraga akabegera Imana ishimwe. amen akegera akabana nabo. muzi ko Pawulo we atari intumwa ya Yesu muzi ko atagendeye muri ziriya ntumwa za Yesu 12 ariko kubera urukundo Imana yakundaga Imana zatumye ibona ko naza kutubwiriza ubutumwa natwe tuzamwumvira kandi azabikora afite umutima ukunze. Rimwe bazinaga izo mu banyamahanga yego agira ubwo rukundo yumva akunze n'abandi batari bariya batari bari bwoko bw'Isiraheli urukundo rwe rurambuka rwamuka umupaka rurusanga natwe yego Imana ishimwe. amen urukundo ruzagira bene aho hantu kure ku batari bene wacu kuba tutavukana kuba tugirira nabi ni urukundo rw'umuntu washenze Imana ishimwe. amen amen niba rwatubwira mu mutima ukumva ko urukundo rwatubukiye mu mutima ugakunda ugahura n'Imana. ariko iyo usenga ukijogora ngo turasengana n'uyu nguyu twasengana ndegera uyu uko ndamutinya ndavuga gutya ndateranye n'ubu ntaho duhuriye muteranye n'uyu nubwo mpaye nsenga ndabahuza imitwe kubera inyungu zaje. amen ayo masengesho ahubwo yaba inkomyi tatume Imana igira icyo yakora. yego ariko uri wowe uyasenga ariko usengera wiza urwango usenge ipangu no ku bandi bantu uziga ikuta gikomeye. senga ubohose ubohore n'abandi Imana ishimwe. amen Pawulo yabohoye wa wundi wari urinze yazuye impuhwe arakizwa n'abo mu rugo rwe rwose ndetse mwashenge no mu rugo rwiwe bose barakishijwe abona ibitangaza kuko basenze mu kuri no mu mwuka. amen Imana ishimwe. zino mpuhwe zindi iminyururu irabohoka nabo babazimye. twige gusenga dusaba urukundo twige gusenga amasengesho y'uruzi imitima yabera bose Imana ishimwe. amen ibaze urwaye bakagusengera ugakira ibaze umunezero wugira ibaze urukundo rukunda abandi bagusengeye. amen ariko ibaze wasenze
uri muzima ugasenga warangiza ukabwira umuntu wowe uri mubi uzi ukora ibintu bibi ibaze ukuntu umukobwa wamusenze n'ukuntu uwo mukuru wa mutima wawe Amen. ijya gusenga usaba urukundo kugira ngo ukunde abantu imana nayo izagukunda imana ihabwa icubahiro Amen. ntabwo ndi umuvugabutumwa Pawulo na Sila bakoze ibintu byiza kuko basengaga mu kuri umwuka bakije uwarwaye dayimoni bafungura n'izindi mbohe bagirira umurinzi w'imbohe neza agubwa neza ahera ko arakira imana yo mu ijuru twigishe gusenga kandi gusenga ni ukuganira n'imana nizera ko buri wese ari hano n'undi utari hano ntabwo tuzayifuza kuganira n'imana imana ishimwe Amen. rero kuvuga ngo muganire nayo ni mu masengesho bizanyura Yego. usenga usoma ijambo ry'imana imana izakuganiriza mugenzi wawe nakuganiriza neza ku ijambo ry'imana uzaba uhuye n'imana Yego. imana ubwawe yakuganiriza uzaba uhuye nayo ariko ari uko wasezera atangiye no kugira ngo biragoye kubera ko satani arabirwanya uyu mubiri ukazanga ukatubwira ngo turuhuke usenga bibe bihagaze nuko ari ibintu byiza icyiza cyose ukigera hano uko abashe kugira mu bintu bikomeye Yego. umupira udakiza uko yabashe gukora ibintu bikomeye icyiza cyose kiravuna bene data duharanire gusenga imana yo mu ijuru izatwegera kandi izadusanga izisanga abasenga kandi ikabakunda Amen. ndabashimiye ku bana baje muri ijambo ry'imana imana ibaheze umugisha amen